icyenda bapfa aho bapfiriye muri iki kinyejana kirimo smartphone, abantu bose bafite smartphone, ikintu cyose gikozwe kijya kuri social media, bakaba barapfuye ku itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi nk'uko bavuga. Ukwezi kwa karindwi kukarangira nta muntu n'umwe, nta image n'imwe iragaragara. Iyi raporo nta evidence n'imwe ya imaging cyangwa video igaragara. Ikibazo uti ni gute bashoboye kumenya umubare w'abantu bapfuye ariko bataba badashobora kugaragaza n'ishusho n'imwe? Bababaze gute? Igihe bababaze ntibashoboraga kubafotora. Hari ibintu utekereza muri iki kinyejana turimo cya 21 ukabona ko ibyo bintu umuntu yaratekereje, arahimba, arandika, arasohora. Icya gatatu nuko abo bavuga ibyo ngibyo nibyo bavuga, ariko hari ibindi bikorwa. Hari ubwicanyi bwinshi bufite na image cyangwa se amafoto, amashusho n'amavideo y'abantu bicwa, abandi baribwa, inyama zabo zikaribwa, ariko ibyo ngibyo ntibijya muri aya maraporo. Ibikwereka ko abo bakora amaraporo baba bafite intego bagomba kugeraho, bafite selective vision, babona ibyo bashaka kubona n'ibidahari bakabibona kugira ngo babashe kugera ku cyo bagamije. Ikindi ni uko amakuru twebwe dufite nuko na MONUSCO yahangaha kuri ubu butaka turi kumwe na Yohana itariza ayo makuru kugeza igihe uriya muryango wa Human Rights Watch wabahamagaye bavuga ati se tugiye gusohora raporo ivuga abandi bati nta ngaho twumva ayo makuru ntabwo tuyazi.